Niba utari umuhanga iyi video ntuyumve kubera ko ntacyo yaza kukumarira, iragutera impaka utashobora no gusobanukirwa. Ariko niba uri umuhanga cyangwa ukaba ushaka gutyaza ubwenge bwawe, ntega amatwi neza. Kuba umukire ntabwo ari ukurusha abandi amahirwe, ntabwo ari ukurusha abandi amashuri, nta nubwo ari ukurusha abandi gukora cyane. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, kanda subscribe, like, share na comment. Mugiye kubana nanjye Sharifu hano kuri Sharif TV. Mukubaha ikaze maze utekereze iki kintu. Ese ni ukubera iki mu buzima bwacu bwa buri munsi duhora dushaka ntituronke? Abakire bagakomeza kuba abakire ndetse n'abakene bagakomeza gukena. Icyo kintu gitekerezeho neza. Bahaye ikaze. Ikiganiro ni hirya y'imitekerereze. Mbahaye ikaze muri kino kiganiro mwese tugiye kubana. Nitwa Sharif TV. Abantu benshi barakubeshya ngo impamvu wowe utakize nuko utahiriwe, ngo ibintu nuko batahiriwe nabyo, cyangwa se ngo nta mahirwe wagize muri byo. Icyo ni ikinyoma. Abantu kire barakubeshya ati kugira ubu umukire bisaba gukora cyane ndetse ugakora utizigama. Icyo nacyo ni ikinyoma. Abakire barakubeshya ngo kugira ubu umuntu w'idanje cyangwa umuntu ufite amafaranga, umunyabutunzi, jya wizigama buri kimwe cya kabiri cy'umushahara wawe. Icyo nacyo ni ikinyoma. Ese wari uzi impamvu aho wakuriye hawe mu gace utuyemo abo wamenye ubwenge ari abakire na n'ubu ngubu bakiri abakire, kandi nabo wamenye ubwenge ari abakene na n'ubu ngubu bakiri abakene? Bitekerezeho neza. Subiza amaso inyuma umanze ubirebe. Ni ukubera iki? Ni irihe banga abakire baturusha? Abakire ni iki baduhisha? Icyo kibazo urahita ukibaza cyane, ariko mu kukibaza hita umenya ko ahangaha ariho hari igisubizo. Wowe icyo usabwa gusa umva iyi video paka irangiye. Tegereza tugeze ku musozo w'iki kiganiro. Ese ni ukubera iki? Kuki abakire bakomeza gukira? Baduhisha iki? Kuki abakire bakomeza gukora iyo bwabaga kandi ntibaruhuke? Kubera iki? Ibyo bintu niba uri kukiri kubyitekerereza, manzi utekereze n'ako kantu nkubwiye. Kubera iki abantu bakuze ari abakire mu gace k'iwanyu cyangwa ahantu utuye na n'ubu ngubu bakiri abakire? Kubera iki ahantu wakuze ari abakene na n'ubu ngubu bagikenye? Kubera iki? Ni irihe banga abakire baduhisha? Ni irihe banga abakire batekereza ko urimenye wabasimbura? Njye nitwa Sharifu, ndabasuhuje. Muri kino kiganiro tugiye kureba uburyo abakire babayeho ndetse n'uburyo abakire bakomeza gutuma dukena ku bushake bwabo. Ukibona amafaranga cyangwa se ukibona ubutunzi bw'abakire, ugomba kwiga ibintu bibiri. Buri mukire wese ibintu arabizi, niyo mpamvu weho niba utabizi fata akanya kawe unyumve neza. Fata umwanya wawe unyumve neza. Abakire bamanza kwiga ibi bintu bibiri. Umukire akimara gukira amanza kwiga ibi bintu bibiri. Ikintu cya mbere yiga ni ugutuma abandi badakira. Ikintu cya kabiri yiga ni uguhindura ubuzima, akazana imico abandi bantu batazi. Mu ntego ye aba ari kugira mwese muzahore mukenye nawe ahora akize. Na niyo mpamvu usanga abakire bakomeza gukira, ugasanga n'abakene bakomeza gukena. Byumve neza. Kugira ubisobanukirwe mu mahirwe makeya no mu minota mikeya, reba nawe aka kantu. Iyo umukire umugishije inama ahita akubwira ko kugira ubu umukire ugomba gukora cyane utizigama.
kugira nawe ube umukire nka we ugomba gukora cyane kandi ugakora utizigama. Akakubwira ko kwisevinga, kujya wizigama amafaranga aribyo bizatuma uba umukire. Izo nama ni inama z'ibinyoma buri mukire wese yiga kugira azajya zikubwira uhora ukenye. Ushoboye kuba utari kubyumva neza, ariko reka mbigusobanurire. Buri mukire wese yaguha akazi akanaguhemba, ariko ntabwo yakwifuza gukira. Kubera iki? Buri mukire wese aba yarihereye ikintu bita kwiharira ubukire. Akora ibishoboka byose akwizeze ko kubona akazi keza aribyo bizagutuma uba umukire, ariko icyo ni ikinyoma. Gukora cyane, akora ibishoboka byose kugira wizere ko gukora cyane aribyo bizatuma uba umukire, ariko icyo ni ikinyoma. Ni bangahe? Reba nawe, garura mu bitekerezo byawe. Ni bangahe bamaze imyaka 40 bakora kandi bakoresha imbaraga zabo batizigama, bagakoresha uko bashoboye ndetse bakanabitsa, ariko ugasanga mu buzima bwabo nta cyahindutse, n'ubundi baracyakenye? Ni bangahe bakoresha munsi y'umushahara bakorera, ariko ugasanga n'ubundi baracyakenye? Ni ukubera ko batarasobanukirwa ibi bintu. Buri mukire wese akora ibishoboka byose kugira ugomeze kuba ukenye, ukomeze kuba umukorera. Reba nawe, subiza ubwenge inyuma ho gatoya. Niyo mpamvu na iki kiganiro cyitwa hirya y'imitekerereze, kubera ko ushobora kujya gukorera umuntu akaguhemba 400,000 kandi kuri konti ye nta 2,000,000 afite. Kubera ko ushobora gukorera umuntu umukire wawe akaguhemba 1,000,000 kandi kuri konti ye wareba ugasanga asiganye 500,000 byonyine. Icyo kintu gitekereze. Abakire batwigisha gukorera amafaranga buri munsi, ntago bajya batwigisha ibanga ryabo bakoresha kugira bakomeze kuba abakire, ahubwo batubwira ko gukorera amafaranga aribyo bizatuma tuba abakire. Icyo ni ikinyoma. Impamvu ari ikinyoma, buri mukire wese akora ibishoboka byose kugira amafaranga afite amukorere, apana we ayakorere. Oya, umukire akora kugira amafaranga amukorere, ariko twe dukora kugira ngo tubone amafaranga, dukorera amafaranga. Niho tandukaniro ryinshi usanga abakene bakomeje gukena kandi ntacyo badakora ngo bakire. Niyo tandukaniro ryinshi usanga abakire bakomeza gukira kandi atari uko batakena nabo, kubera kumenya ayo mabanga. Icyo kintu barakiduhisha cyane. Buri umukire akorera amafaranga kugira mukorere, ariko abakene n'abafite imitekerereze iri hasi bose bakorera amafaranga kugira ngo ababone bayabone. Sinzi ukuntu ushobora gutekereza ukuntu boss wawe ashobora kuguhemba 40,000 ku kwezi, wareba kuri simukadi ugasanga nta n'ibihumbi 60 afite, ugasanga afite nk'ibihumbi 10. Weho ugasanga warasevinze, warizigamye kugera naho wizigama 4/5 by'umushahara wawe, ariko ugasanga weho uracyari hasi ye. Abakire bakoresha ibanga ryo gufata amafaranga akabakorera mu gihe niyo baba biyicariye, mu gihe twebwe cyangwa ufite ubushobozi bwo hasi batekereza ko kugira bakorere amafaranga bagomba kuba bafashe igihe cyabo, mbese n'umwanya wabo. Iryo ni ibanga abakire baduhisha. Niba ufite ubwenge bitekerezeho neza. Ikindi kintu nshobora kuba nakubwiye ukaba wacyumvise neza, nakubwiye ati abakire bose bakora ibishoboka byose kugira abandi ntibakire, kugira abandi ntibakire, kugira bagumize kuba ari bo bonyine bakize.
Ushobora kwibaza ni gute? Bya bindi nakubwiye, abakire bahimba imico idasanzwe. Aka kantu kumve neza, abakire bahimba imico idasanzwe kugira bakomeze bakugumishe mu bukene nabo bakomeze bakire. Ushobora kuba utari kubisobanukirwa, ariko reba nawe, ninde wakubwiye ko ugomba kunywa icyayi cyangwa igikoma mu gitondo kabone niyo waba udashonje? Wowe ukabikora kubera ko ubishaka gusa, kubera ko babigushyizemo. Uyu ni imico abakire bazanye. Ninde wakubwiye ko saa sita ugomba kurya kabone niyo waba udashonje? Iyo ni imico abakire bazanye. Ninde wakubwiye ko nimugoroba mbere y'uko uryama ugomba kumanza kurya? Ibyo bitaba ugarara mu ntonganya uvuga ngo waburaye. Ibyo ni ibiki? Ninde wabigutegetse? Iyo ni imico abakire bazana kugira weho ujye uhora ukonsoma, bahore bakize kukurusha. Niyo baguhemba menshi ujye uhora ukenye. Ni imico abakire bazanye. Tekereza neza, umukire ashobora kukubwira ati njyewe nabuze umwanya wo kujya gufata breakfast, nabuze umwanya wo kujya gufata ifunguro, ubu ngubu ndi kumva inzara inyishe. Tekereza nawe, mu gihe we mu kazi kawe ari kukubwira ati iyi saha niyo kurya, mujye muri pause, mujye kuruhuka. Kubera iki? Abakire bazana imico idasanzwe kugira ngo mujye muhora mukenye, mu mitekerereze yanyu ijye ihora ikenye. Ibyo bigatuma bakomeza kuba abakire, namwe mugakomeza kuba mukenye. Buri mukire wese ibyo bintu iyo akimara kubona amafaranga abyiga neza ku rwego ruri hejuru, kugira ngo ajye ahora mwese abakenesha, yarangiza abereke ko ari nawe mwebwe ari gufasha, kugira mwereke ko ari kubafasha kugira namwe muzamuke. Ariko we aba afite ibanga kugira mukomeze gukena, muhore mumukorera iteka. Iyo niyo myumvire y'abakire. Niyo mpamvu uzasanga umuntu umukoze imyaka 20-40 mu buzima bwawe nta cyahindutse, ugasanga ukoze akazi imyaka 40, wabyaye abana urabarihira, ariko na n'ubu ngubu kubona agafuka k'umuceri cyangwa se ka kawunga, kubona isukari ya mu gitondo iracyari ikibazo. Ibyo ni byo abakire bakora kugira ujye uhora ukenye. N'ubundi bajya bavuga abanyarwanda ati ukumenyeye inda arakuyobora. Buri mukire wese agomba kukwereka ko amahitamo ya mbere afite ari wowe. Byahehe. Aba bakire ni gute twisanze ibi bintu bari kubidukorera natwe ntitubimenye? Ni gute twisanze muri buno buyobe? Ni gute twisanze muri buno bushobozi bukenye gutya kandi atari ko twakagombye? Iki kiganiro ni hirya y'imitekerereze. Ibi bintu manzi ubitekerezeho neza, nurangiza ufate umwanya wawe ubishyire mu mutwe. Impamvu nakubwiye ngo iki kiganiro ntacyo cyagufasha nta bwenge ufite, ni ukugira duhunge imitekerereze abanyabwenge badukuyemo. Hunga imitekerereze abakire bagushyizemo. Ni kangaho umukire azakumvisha uburyo cy'amakaroni aryoha, ni kangaho umukire uzasanga ari kukumvisha uburyo ibirungo biryoha, nurangiza wagera ugasanga we ntabyo arya. Wamubaza impamvu akakubwira ko ari kwirinda isukari nyinshi, nyamara we hari kuyigupakiza. Iki ni ikinyoma abantu bose baheraho. Ni uburenganzira bwacu
kugira ibi bintu tubyigobotore. Ubu buryarya ndetse n'ubwenge bwinshi n'ubuhirimbanyi abakire batuzanira, ni inshingano zacu kubyigobotora mu gihe ushaka iterambere. Mu gihe ushaka iterambere ni inshingano zacu zo kubyigobotora. Ninde wagutegetse kwambara ikote ryiza mu gihe ugiye ahantu? Ni abakire. Buri mukire akubwira ko kugira ugaragaraho amafaranga uba ugomba kuba wambayeho neza, wambaye ku buryo buryoheye ijisho, kandi ari kukongerera consommation bitewe n'amafaranga yaguhembye. Uyasesagure vuba, wowe nurangiza ujye uhora umukorera. Niyo mpamvu bakubwira ati gukira ni mu mutwe. Niyo mpamvu buri wese azakubwira ati gukira ni mu mutwe. Ubushoro bwa mbere, ubukire bwa mbere ni mu mutwe. Ni mu mutwe cyane rwose. Wabitekereje neza impamvu bakubwira ngo ni mu mutwe? Ushobora kuba wibaza impamvu. Ese ni ukubera iki nakubwiye ngo kwizigama ntabwo ari byo bikugira umukire? Kwizigama ubundi bigufasha gukemura utubazo twaje tugutunguye. Ntabwo kwizigama bikugira umukire, ntibazakubeshye. Bitekerezeho nawe neza. Impamvu nakubwiye ngo bisaba kuba uri umuhanga. Itekerezeho nawe, igihe wizigamiye ukaba ugize miliyoni 3 ukagura ikibanza, byatumye ukira? Kwizigama bituma ukemura utubazo twawe tworoshye tuje tugutunguye. Kwizigama ntabwo ari byo bikugira umukire. Icyo kintu cyumve neza. Kino kiganiro ni hirya y'imitekerereze. Ese ni gute wakwigobotora ubujura n'umuhirimbanyi badushizemo? Ni gute wakwigobotora ibi bintu badutereyemo kugira ngo twese tuzajye duhora twumva dushaka gukora cyane, tuzajye duhora twumva dushaka akazi kugira dukire? Iki ni ikinyoma. Akazi buriya kagufasha kubaho neza, ariko ntaho kagufasha gukira. Gukira ni iki? Manzi utekereze ati se gukira ni iki? Gukira ni utuyira twinshi, ni inzira nyinshi upanga gupanga. Ni utuyira twinshi wipangira, twose hamwe iyo twihuje hamwe nitwo bita ubukire. Reba nawe neza, umuka amaso. Ese abatunga faranga bose hari umutunga faranga uzi ufite akazi kamwe? Bitekerezeho neza. Hari umutunga faranga uzi ukora ikintu kimwe gusa? Bivuga ko ubukire ni ibintu byinshi uhuza kugira ube umukire. Ni utuntu twinshi uhuza kugira ube umukire. Ariko najya kukugira inama umukire, azakubwira ko kubona akazi bizagufasha kuba umukire. Kubona akazi bihagije kukitaho neza bigomba kukugira umukire. Icyo ni ikinyoma twese batubitsemo. Ubwo n'ubwenge ni inama zidakora, ari iz'abakire bitoza. Buri mukire wese yitoza kukugira inama zidakora, nyamara we afite izikora. Niryo banga baturusha. Abakire badutoza guhungira kuri ibibazo byacu, tukiharira akazi, ariko ugasanga umukire we ari kwiga uburyo cy'ibibazo bye bikemura. Ni ukubera iki? Ubu buhirimbanyi bwose tuzabwikuramo gute? Ubu buhirimbanyi bwose n'ubu bwenge bw'ubufufu bwo kubeshya, ni gute wabwikuramo? Bitekerezeho neza. Ikiganiro ni hirya y'imitekerereze. Ndabashimiye.
ndabashimiye cyane. Niba ari ubwa mbere warugeze kuri ino channel, kanda subscribe, like, share na comment. Ibyo ni inkunga kuri twe. Jya muri comment iyi video niba igufashije cyangwa ikabigukanguye, jya muri comment wavuga ati, wandikemo ijambo rivuga ati twese twinjire mu nzira y'ubukire, twinjire mu nzira yo batanga faranga. Ntugende udakoze subscribe kugira ibiganiro nk'ibi byiza bikugereho, bigukangura. Duhuriye mu bindi biganiro.